Hello guys, abantu benshi bajya bahura n'ikibazo cy'uburyo wafata video yawe ukayitandukanya n'amajwi. Ibyo ntibikiri ikibazo kuko muri ino video ngiye kwereka uburyo wafata video yawe ukayitandukanya n'amajwi, amajwi akajya ukwayo na video ukwayo. Wowe icyo usabwa ni ukureba ino video kubitangiye kugera irangiye kuko niwitisha ukagira akantu na kamwe usimbuka urahomba. Ikiri nari ubwa mbere usanze kuri uno muyoboro wacu wa Patitech twigera ibintu by'ikoranabuhanga, kora subscribe nawe wayikoze ufungura inzogera kugira ngo video yose dusohoye igishora cyangwa se igibasha kukugeraho mu bambere. Kandi nk'ibisanzwe igitekerezo cyawe no kugisiga muri comment, yaba icyo ushaka tukwigisha cyangwa se ikindi gitekerezo icyo ari cyo cyose ufite. Twagiye rero uburyo bigenza, uza hano muri Play Store yawe cyangwa se App Store bitewe na application ukoresha, udownloadinga andi ma application, ukaza ugasearchinga application yitwa Visha Player, Visha Player or format. Nk'uku nguku warangiza ukaza ukemeza ugategereza application zikaza. Numara kugera aha ngaha rero, dore twebwe turi gushaka iraba imeze gutya, nawe niyo uri buze ukadownloadinga urebe neza ko iraba ifite ino logo. Ubyitondere kuko ziba zihari ari nyinshi bijya gusa. Urabona nk'iyo hejuru nayo biritiranwa, gusa twebwe turi bukoreshe iyi ngiyi. Iyi niyo tugiye gukoresha. Numara kuyidownloadinga uraza uyifungure, cyamaze kugera muri telefone yawe utegereze ibanze ifunguke. Nimara gufunguka rero ugeze aha ngaha, ntabwo ino application ikora ari ugutandukanya amajwi na video gusa. Ushobora kuba waza ugakiniramo, ukaza ukayikoresha nka application ureba ama video cyangwa se wumva indirimbo cyangwa uri downloads n'ibindi. Gusa twebwe ikituzanye no munsi muri ino application ni uburyo wafata video ukayitandukanya n'amajwi yayo. Ubwo numara kugera aha ngaha rero, application wayinjiyemo, uri buhite ujye aha handitse ngo aha hasi, ahantu handitse ngo more, uri buhite ujyeho. Numara kugera aha ngaha ukoze kuri more, urabona hano hari utuntu twinshi. Hano dufite utuntu tugera muri 4, ngira ngo muri kutubona. Hano dufite utuntu tugera muri 4, ngira ngo muri kutubona. Twebwe ko tugiye gukoresha ni akangaka ka video to mp3. Urahita ukinjiremo, ujya aha ngaha kuri select and convert, hanyuma ugikoraho uragera ahantu hameze utya. Kugira ngo bikorohere ubone video yawe byihuse, urahita uza ujye aha ngaha kuri folders, kugira ngo ujye mu mafoda ufite video uyibone byoroshye bitakugoye. Hano barahita bakwereka folder ufite zirimo ama video, genda scrollinga bitewe n'iyo ushaka. Wenda urugero twebwe kadukoreshe izi ngizi. Ubwo nawe bitewe naho uri bukure video yawe niho uri bugende ukajya ukinjira muri icyo cyumba. Warangiza wagera muri video zawe ukaza witonze bitewe na video ushaka ukayikoraho. Numara gukora kuri video ugiye gukoresha rero, hano harahita hazaho akantu ka V bikwereka yuko ariyo uhisemo. Murabona twebwe iyo duhisemo ukuntu ihise imera, naho ubwo ngubwo irahita imera utya, hariya mu nguni hazeho akantu ka V. Numara gukora ibi ngibi rero, wamaje guselectinga video ugiye gukorera, hari n'igihe waselectinga izirenze imwe, biraterwa n'ibyo ushaka. Hanyuma uhita uza hano hejuru ku gafresh ugakoreho, uhita uza aha kuri convert, hanyuma ukoreho batangire gukonvatinga video yawe mu majwi cyangwa se gutandukanya video n'amajwi. kugira ngo muri kubibona tugiye gutegereza
hanyuma birangire tuze kureba uko byagenze. Iyo birangiye rero ahantu wari urimo ukomvatingira urabona ko hahita hasigaramo ubusa, bimwe wari urimo ukomvata bikavamo. Icyo uhita ukora uhita uza ukajya hejuru kuri converted kugira ngo ujye kureba ibyo wakoze converted. Urabona twebwe twari dufitemo n'indi twakomvatinze, gusa ubu ngubu kimwe twari turi gukomvatinga ni iki cya mbere. Ahangaha ni iki cya mbere icyo twari turimo dukomvatinga, reka tucyumve hanyuma tuze no kujya kumva na video yayo kugira ngo ubibone ko yabaye amajwi. Icyo ukora rero uraza muri fayilo zawe cyangwa se ahandi ukoresha, numara kugera ahangaha rero urajya muri audio zawe. Ubwo nawe biraterwa n'aho uca ureba audio zawe cyangwa se video zawe. Tegereze telefone yacu kubera ibintu byinshi irasa nk'itindamo, ntabwo buri telefone yose ariko bigenda. Numara kugera muri audio zawe rero uri busange application ya Eskereya icyumba cyayo, dore ngiki cyanditseho Visha Audios, iki cya mbere ukinjiremo, hanyuma reka tumve ya audio twakoze ihitiza hano hejuru. Ubu ngubu ni iyi ngiyi niyo twakoze, katuyumve umve se koko yabaye audio. Hello guys, birababaje muri iki kinyejana kuba utunga telefone ya smartphone ukaba utazi uburyo watunga telefone ebyiri muri smartphone imwe, by'umwihariko iya kabiri ukayitunga ari ibanga nta n'umuntu wayimenye. Niyo mpamvu nicaye ngutegura ino video kugira ngo nawe usobanukirwe uburyo wakora ibintu nk'ibyo ugatunga telefone yindi muri smartphone yawe, gusa ikaba ari ibanga nta n'umuntu ubizi ari wowe wenyine. Ibyo usabwa ni ngira ngo murabyumva cyangwa se murabibona neza yuko ya video yacu yahise ivamo amajwi. Icyitonderwa ntago hahandi ya video iri ya majwi ahita avamo, oya, ano majwi araza akajya ukwayo na video ikaguma uko yari imeze. Nayo reka tujye kuyireba turebe uko yasigaye imeze. Ubwo nanone uraza aho urebera amavideo yawe bitewe naho urebera video zawe, uze ujyemo hanyuma uyikine turebe. Hello guys, birababaje muri iki kinyejana kuba utunze telefone ya smartphone ukaba utazi uburyo watunga telefone ebyiri muri smartphone imwe, by'umwihariko iya kabiri ukayitunga ari ibanga nta n'umuntu wayimenye. Niyo mpamvu nicaye ngutegura ino video kugira ngo nawe usobanukirwe uburyo wakora ibintu nk'ibyo ugatunga telefone yindi muri smartphone yawe, gusa ikaba ari ibanga nta n'umuntu ubizi ari wowe wenyine ubizi. Ibyo usabwa ni ino video utangiye irangiye ko nihutisha ukajya akantu kamusimbuka Okay guys, nkuko mubona ngira ngo urabibona yuko byose byatunganye, yaba audio yacu yabonetse, yaba na video aho iri iracyameze neza. Ni bino video igufashije rero, ntibibagirwe gukora share, igitekerezo cyawe cyandike muri comment, kandi gusiga subscribe nabyo ni ingenzi. Ciao duhure muri video ikurikira.